Hello. Karibu nanone ikaze ku nkuru z'ibihe. Hano ndi kubona ibintu byitera nkagira ngo hari nk'inzoka. Sinzi ko muri kumbona neza kuko noneho ndi mu gice cy'izuba ariko ngize gutya mwambona. Gusa mwihangane nyine tuganire nk'uko bisanzwe, ntekereza ko nta kibazo kirimo. Ahantu rero ndi ni ku mipaka, ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ndi kuri Lake Cyohoha, ndi ku kiyaga cya Cyohoha. Aha inyuma yanjye ni ku gishanga gikikije ikiyaga, ariko aka ni akajaride ka Cyohoha. Abantu rero twavuganye ibyo kumarsha, ibyo gutembera, ibyo kugenda, ngira ngo iyi video ni yanyu. Ni yanyu iyo uri gutembera, iri gukora siporo. Siporo ziri amoko menshi. Hari abazinduka biruka, hari abajya muri gym, hari abajya koga, hari abajya gukina karate, hari abajya guterana ibipfunsi, hari n'abajya kwiruka inyuma y'amashovari, ibintu nk'ibyo. Hari n'abarara babyina barekipera n'amabyeri. Izo zose ni siporo, ariko siporo igira ikintu igufasha mu mutwe by'umwihariko. Uyu munsi rero nifuje ko dutemberana ku kiyaga by'umwihariko abantu mukunda siporo zo koga. Karibu muri Bugesera. Ubu turi muri Bugesera, ahantu hitwa kuri Cyohoha. Ni ikiyaga cya Cyohoha. Ngereranyije nkareba ni ikiyaga ubungubu, kuko hano hakurya yanjye kariya gasozi uri kubona inyuma yanjye hariya ni mu Burundi. Ahangaha naho ubonye inyuma yanjye ni mu Rwanda. Aha tuvuze abantu bakunda koga, ariko hano hari akandi kapa kavuga ngo oga kuri risike zawe warning, sibyo? Swim at your own risk. Donc ubwo uraswiminga ku nyogo yawe, nk'uko wa muvandimwe yabitubwiye, ku nyogo yawe. Abantu bakunda koga rero, abantu bakunda siporo zo koga, abantu bakunda kuruhura mu mutwe boga, karibu hano kuri Cyohoha, Lake Cyohoha mu Bugesera. Hari video twakoze mbere ku muhanda ujya mu majyepfo unyuze mu Bugesera. Ni uwo muhanda ukomeza kugeza ubonye akapa kakwereka ko wajya ku kiyaga cya Cyohoha. Hari abantu baduhaye karibu hano inyuma yacu, bitwa Cyohoha, nimba ari retreat whatever, bakora ibintu by'ama retreat. Nireba inyuma yanjye uri kubona akato karimo umuntu, abantu babiri bari gukayakinga. N'uburyohe. Nimba utazi no koga ushaka gukayakinga, karibu ngwino kuri Lake Cyohoha, ngwino utembere ku gacanga. Agacanga ni gato ariko nta kibazo. Ukuramo inkweto ukagendesha ibirenge. Ku bantu bagira ibibazo by'impyiko, abantu bagira ibibazo by'imyijima, ibyo bintu byose rwose hano kuri aka gacanga biragufasha. Abantu bakunda rero siporo zo gutembera, zo kugenda n'amaguru, fata umwanya wawe, fata umunsi wawe, utembere muri Bugesera. Uze kuri Cyohoha, uze koga. Kera tukiri abapeti hari ukuntu wajyaga kugira gutyo ugakubagana. Ko mbona bambulotse se? Hirya ni bande? Ni abaturage, ariko kugira ngo biremere n'ubwo harimo imbuto. Watambika nta kibazo. Natambika. Ururaho gakeya. Ku miyenzi ugere mu buhinzi nta kibazo, Okay. Ubwo rero kimwe mu bintu ngiye gukora mu kanya ni ugukayakinga. Mfite ijire hano. Amazi ateka ifi musaza, amazi ateka ifi. Ifi ibana n'amazi ubuzima bwayo bwose, hanyuma n'ubundi ubuzima bw'ifi bukazarangirira hehe? Mu mazi. Muncungire nuramuka ubonyemo inzoka uhita undya akara, kuko kugira ngo uribwe n'inzoka my friend, wabwira intare tukaba tuganira.
irakikurura kuri so rero ndimo nkubwira kera tukiri abapeti hano rero sasa ni mu bitunguru by'abandi. Abanyarwanda basigaye baramenye ubwenge, dore ubuhinzi bugezweho. Reba iyo tiyo y'ubururu inyuma yanjye, so iragenda tuyikurikiranye, tiyo y'ubururu ngiyo ikagenda ikinjira hehe, muri Cyohoha. Donc iyi ni tiyo ivomera ibitunguru byiza cyane. Ubona inyuma yanjye ni umurima w'ibitunguru. So kera rero tukiri abapeti bajya bagira gutya, watangira kuvuga ibintu uko wishakiye, watangira gutukana uko wiboneye, washyiramo ibintu byo kunywa mu rugo bagahita bakubwira ngo urakanywa Cyohoha. Urumva? So ubwo rero umubyeyi wabaga wamugeza ahantu kure cyane rwose ku buryo akubwira ati urakanywa Cyohoha, gusa ntiyabaga akwanze nyine, bwari mu rwego rwo kukwiyama cyangwa se kuguhana. Ubwo rero ya Cyohoha bakubwiraga ngo urakanywa, dore ngiyi hano, ngiyi karibu, ngwino kuri ya Cyohoha, ngwino ufate ucurure, usome ucurure, woge at your own risk. Gusa nanone ngwino utembere n'amaguru, ku rugendo ukikije ikiyaga, wimare stress, wivure umutwe, ibitekerezo bisige kure, bisige iwanyu mu mujyi, bisige iyo za Kigali, hanyuma uze utembere hafi y'ikiyaga gutya. Amafi arimo se? Amafi arimo? Reka da. So ubwo wumva uzazane n'indobani yawe. Hano harimo ibikorwa bindi by'uburobyi, harimo uburobyi, waza ukaroba, ariko ukaroba mu gihe nyine leta kuko murabizi ukuntu igenga ibintu by'uburobyi, so ukirinda ko waroba udufi dutoya, utwana tw'udufi, ibyo bintu ntabwo ari byo. So waza rero, so ndi mu cyerekezo kibi cy'izuba, so niyo mpamvu video rimwe na rimwe ubona ijemo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ndatekereza ninyifata gutya noneho hepfo yanjye hano, uragenda noneho ureba ikiyaga neza hakurya i Burundi. Ariko reba ukuntu abakoroni ari abagomero kuri kw'Imana. Umuntu wazanye ibintu by'imipaka yarahemutse cyane. Reba hariya hakurya ni Burundi, hano ni mu Rwanda. Ni ukuvuga ubukwe bushobora kubera i Burundi, abantu bo mu Rwanda bagatumirwa bakanatwerera, bagafata akato iminota 5-15 bakaba bikojeje hehe, i Burundi, gukora iki, mu bukwe n'abarundi, bikaba uko donc kikaba igihugu kimwe, byashaka bikaba Rwanda Urundi cyangwa se Urundi Rwanda, nta kibazo. Ndabura iminota nk'itatu yonyine. Ntago wagaragara. Oya, nimukomeze. So ngayo nguko aya Lake Cyohoha. Hari trail ndende cyane, ntabwo hari inzira ifatika igaragara. Naha ndi kugenda nca, ndi gukikiza inkombe, ndi guca mu bitunguru, hafi y'ibitunguru, mu rukangaga. Gusa icyiza ni uko nta ngona zihaba, nta mvubu zihaba, nta bindi binyamaswa bikaze biba mu mazi bihaba, uretse amafi kandi aba mu ruzi nk'uru nguru, ntabwo ari amafi yakurya, ni amafi turya. Icyo gihari cyo gutinya cyane hano ni amazi, kuko nakubwiye ko amazi ateka ifi musaza. Ushobora kugira rero ngo urumva ifi ibana n'amazi ubuzima bwayo bwose, and then kugira ngo ubuzima bwayo burangire bakayifata bagashyira muri ya mazi. Amazi nta nubwo yirirwa avuga ati twari inshuti, ibintu nk'ibyo ngibyo, reka ahita ayiteka nyine so utinya amazi rero. Ibintu byo kuza ushyiramo inyogo zawe, amaporolonje n'ibiki byose, kakapa katubwiye ngo swim at your own risk. So narimo nkubwira rero abantu bashyizeho imipaka ni abahemu, kuko iyi hano inyuma yanjye
ni mu Rwanda, umurima w'ibitunguru. Hariya hakurya yanjye, hakurya ku gasozi ubona ni i Burundi, nuko utabasha kukarebesha ijisho neza, ariko ni agasozi ubona ko kadakora ku mazi cyane kandi ubona ko kumye. Ni ukuvuga ko twajya duhinga hano ibitunguru tukabijyana i Burundi, abarundi bagahinga ibintu bikaza hariya. Iki kiyaga kikaba icy'u Rwanda n'Uburundi, Rwanda Burundi, cyangwa se urundi Rwanda, simbizi ko ngo kera abami bombi baragahaniriye, nuko ngo kuko hitwaga Rwanda Urundi, and then ngo Mutara Rudahigwa abwira umwami w'Uburundi nimba yari Rwagasore, nimba yari Ntare, nimba ari Ndaramugata, atari ku bundi kubera iki ibi bihugu byacu batabihindura ngo twitwe Urundi Rwanda. Urabyumva, Urundi Rwanda. So aha rero ni mu kandi gace, ni mu Rwanda. Muze rero mutembere kuri Cyohoha, karibu karibu. So byacu rero nakagaruka, nanjye ngiye kujya mu kato. Hariya hirya. By the way, reka nze mbakubita akandi gace kamwe mbone kujya mu bwato nanjye. So ukanda aho ngaho kuri like no kuri subscribe, hanyuma dusubire mu yindi video. Nawe utahe. Imana ibarinde umurengwe mwinshi, barinde n'inzara nyinshi, kuko byose nk'uko mubizi bigira gute, birandagaza. So ciao ciao, nahamukanya mu yindi video.